Hello my friend, uyu munsi nje kubashimira abantu bose twabanye muri uyu mwaka. Ndabashimiye cyane ukuntu mwambaye hafi. Twatangiye bigoye ariko nyine intego twe twihaye zisa nkaho zari zikunze. Muribuka ko tujya gutangira iyi channel twe twiyemeje yuko tugomba kuzuza mu gihe cy'umwaka aba subscribers 1000, ariko haburagaho dufite 976 ariko ntarirarenga. Igihe kiracyahari, twe twarihaye intego y'ibyo ngibyo byarakunze. Ndabashimiye cyane abantu mwagiye mugakora subscribe kuri channel yacu ya YouTube, abantu mwagiye mukadufollowinga ku cyiswe TikTok, icyiswe Instagram tugejeje aba followers 2000, TikTok dufite aba followers 3, YouTube uko ari 2, kuri Iceboy nyawe ho ducishaho za comedy zacu tugejeje aba subscribers 1650. Hanyuma kuri TikTok ndabashimiye cyane by'umwihariko ukuntu mfashije mu gihe gitoya kitageze n'amezi agera muri 5, ariko tumaze kuza aba followers 1300. Ndabibona ko video zanjye muzireba, comment muzishyiraho, mumba hafi. Ndabashimiye cyane, muraba agaciro ku bikorwa byanjye. Ni mwebwe mwanshyiriyeho itafari, ni mwansabye kugira ngo mbizamure ibikorwa byanjye njye mbicisha ku mbuga. Ubundi nikoreraga ibintu bisanzwe nyine byo mu makaritsiye, ariko nyine ikintu nkusabye inshuti yanjye no kugira ngo ugume udushyigikire. Dore uyu mwaka intego yawo tugiye gutangira ni ukuvuga ati tugomba kuzamura video zacu. None nibwo tugiye kongera tugakora. Murabizi ko nagiye ncika intege bitewe n'ukuntu abakinnyi twakinanaga bagiye bagabanyuka, bagenda bamwe bajya ku mashuri abandi batajya ku mashuri, ugasanga nyine ntibikunze yuko dukomeza gufatanya. Ariko ndagusabye kugira ngo ugomeze udushyigikire nk'uko wadushyigikiye muri uyu mwaka. Dore uyu mwaka ho intego yawo tugiye kugira ngo byibuze kuri TikTok tugera aba followers 10,000, hanyuma kuri YouTube zose zibe nk'ibihumbi nka 5 kugira ngo tubashe kuba twabizamura. Ndashimira bamwe mu bakinnyi twakinanye, harimo Kabarira, hakabamo Auguste, hakaba Ari Badeste cyangwa se Petit Frere, ayo yose ni amazina ye. Abo bantu bose n'ab'umwihariko nibo bari hafi yanjye nahita mvuga. Ariko ndagusabye kugira ngo muntu wari waradukurikiranye muri uyu mwaka, wadukurikiranye ibikorwa byacu n'uyu mwaka, ube waba hafi kugira ngo ibikorwa byacu bibashe kuba byakongera bikazamuka bigatera imbere. Kandi sinzi ukuntu nabivuga pe, uyu mwaka mwaramfashije cyane. Kuza kuri Instagram 2000 ni ibintu byinshi cyane. Kuri Instagram amazina ye ni yayandi, ni Fabrice Nyawe. Kuri TikTok ni Nyawe Empire 1. Kuri YouTube hari YouTube yitwa Nyawe Empire 1, hakaba na YouTube yitwa Iceboy Nyawe. Izo nizo mbuga zanjye ncishaho ibintu byanjye. Umuntu wowe ubonye video tutabanye muri uyu mwaka ukaba wifuza yuko waba umunyamuryango, ndagusabye kugira ngo nawe unyarukireho, hanyuma ubashe kuba waba umufatanyabikorwa cyangwa se wakinjira mu bintu byacu. Kandi nawe muntu wifuza kuba wajya muri komite yacu, wanyandikira kuri WhatsApp kuri nimero ya 0788281361. Ndabifuriza umwaka mushya muhire wa 2025, kandi mugomeze musenge cyane kugira ngo uyu mwaka uzatubere uwishya n'ihirwe. Ndabashimiye cyane ubufatanye bwanyu. Amazina ni yayandi, Iceboy Nyawe. Ciao ciao.